twakire wait kamanze byabyiza nabanje kwakira aba performance bose hano imbere reka nakira performance bose ko performance hano imbere tuyikore vuba vuba amashyi menshi uyu wamwitsa Bertrand amashyi ari hehe uyu wamwitsa Muftonji amashyi ari hehe uyu wamwitsa Piraboy abana baraperi man yo hari undi mukobwa usigaye ariko ni wowe hasigaye Gustave sibyo amashyi ya Gustave ari hehe so uyu ni umwanya aba judges bacu bagiye kutubwira uko babonye performance y'abahungu bacu. It's your time judges. Yes, murakoze. Actually bano bana bose murabona ko ari abahanga sibyo, kubahitamo biragoye sibyo, ariko iri ni irushanwa rizajya riba buri kwezi, buri umuntu waje muri zikonke ajye yitegura no kureba finale y'aba bahungu. Aba batipe uko mubabona hano sibyo, bose bafite impano, nawe uwo wabonye washimye ushobora kumufasha. Aba ni abahanzi bakenera byinshi cyane mu muziki, umuziki urahenze, waza ukavuga ati ndagufasha iki ngiki, ariko nawe ukajya muri studio. Ngira ngo murabona ko bose ari abahanga, ari abaririmba gospel, ari abaririmba secular. Mwagira icyo mubafasha mwese. Yego. So rero ngewe ku giti cyanjye mwese mwabikoze my guys. Tumaranye ukwezi kose turi kwirukankana, so utaratsinda uyu munsi azatsinda nejo sibyo. Yeah. Murakoze cyane, ndabanza kubashimira cyane ko mwakoze neza nkuko tumaranye iminsi dukorana, umunsi mwakoze neza cyane. Improvement, ibyo amakosa twagiye tubakosora twabonye ko mwabikosoye, mwakoze ibintu byiza cyane. Murabizi nje ku giti cyanjye nakifuje ko mwese muhembwa, ariko ntabwo byakunda, tugomba gukuramo umuntu umwe agahembwa. Nkuko mubizi utari buboneke ku mwanya wa mbere yakomeza n'ukundi kwezi nta kibazo. Gusa ikindi nakongeraho, hari abantu nyine badutengushye muri aba bantu mubona. Hari uburyo bajyaga bakora mu busanzwe, ariko badutengushye dukurikije ibintu byiza nyine birenze tubazimo, n'impano zirenze izo bagaragaje hano bafite. Gusa you guys, you are so talented, kandi turabifuza ko n'ubutaha niki nyine mwagenda mugaragara. So nkuko mubizi tugiye guhemba umuntu wa nyuma. I hope you guys wa mbere Yes, thank you guys. Kuva ku munsi wa mbere ntago rwari urugendo rworoshye, byari bikomeye. Twabonye impano nyinshi zigiye zitandukanye, uko muri hano uko muri batandatu. Twaratangiranye ku munsi wa mbere, I was there, nagiye mbabwira uko byagenze, ariko today amagambo mfite ni makeya. Umbajije ngo ndahitamo nde, biragoye ko nakubwira ngo ni runaka. Mwese muri abahanga. Mugenzi wanjye Muzazi yabwiye public iri hano, niba hari umuhanzi wakunze muri abangaba, please, nta soni biteye, nta gihombo kirimo kumufata ukamufasha. Izi ni impano n'aba superstar bahazaza. Ndabasabye nanjye mubikore, mubafashe, mubatera inkunga. Tugiye gufatamo umuntu umwe. Yes, turafatamo ibyiciro bitandukanye, ariko umuntu umwe niwe uri butsinde muri mwese. Ariko nayo nubwo ari buze gutsinda, ndahamya neza ko nta kiremere yari buze kuba yarushije abandi. Mukanya
turaje tugaruke tubabwire. Thank you. ndashaka kugira ngo Abuba Muzazi mubaze akabazo gatoya mbere na mbere. Abuba Muzazi ndashaka kugira ngo baze, hano hari ibyiciro bitandukanye, hari abaraperi hari n'abaririmba R&B. ndashaka kugira ngo tubwire urafata mu byiciro bibiri. None R&B ariko baririmba gospel, sibyo? Ni R&B ariko baririmba gospel kuko ntago ari abarapper. So uratandukanye icyiciro cy'abaraperi n'abaririmba R&B cyangwa se urahitamo umuntu umwe? No, bose abangaba bose ndi impano, sibyo? Sinzi nimba mukurikirana n'andi ma competition, ntago bivuga ngo uyu ni umuraperi cyangwa se ngo ni umuririmbyi. Buri muntu wese yaba umuhanga mu cyiciro cyarimo akagaragara neza kurusha mu cyiciro cy'undi arimo, sibyo? Iyi ntago ari award, ni irushanwa, n'indi impano aba yahisemo kurapa nyamara yaririmba. Harimo n'abaririmbyi bari kurapa ahangaha sinzi, so aba yahisemo ikimukorera cyane kurusha ibintu, sibyo? Ubutaha ibitekerezo byanyu bizatuma tugenda twubaka ibintu bya danje. Murakoze cyane. So murahemba uwa mbere n'uwa kabiri cyangwa n'uwa mbere gusa? Umwe gusa, ni buri kwezi turaguhemba umuntu umwe. Okay, so Ndimano competition kuri Sharon Ndimano competition wagenda ugatanga comment kuko nabonye umuhanzi wese uzagucaho ni buri kwezi uwa mbere kugira ngo ahembwe bizajya bica mu mbaraga zanyu mwagaragaje. YouTube Sharon Ndimano competition, Instagram Ndimano competition, TikTok Ndimano competition, ukazohereza amahirwe y'abavandimwe kugira ngo babashe kubona ibihembo byabo bakwiriye ku mpano zabo zibakwiriye. So turabeza umunota mutekereze ku wa mbere cyangwa se bashaka kugira ngo duhereze umunota 3 yonyine aba judges bacu. Noneho nyuma yaho muri half time tugiye kujya ndashaka kugira ngo twakire abapeti. Iminota ntabwo ari ngombwa, twarangije kubahitamo. Tugiye gufata batatu ba mbere, noneho bongere bakora umunota umwe niho haravamo umwe wenyine. Ndahera kuri Emi waririmbye bwa mbere, yegera imbere. Undi muhanzi wagize amanota 9 ku 10 ni Gustave. Yegere hano imbere. And finally wa gatatu nawe wagize amanota 9 ku 10 ni Bertrand. NSA stand up! NSA stand up! Yes, nkuko nabibabwiye iyi ni competition kandi aba bahanzi bose nabahanga, niyo mpamvu bigoranye kugira ngo dufatemo batatu. Murakoze. Bamwe barabyemeza akandi abandi bakabihakana. Ubu tuvugana tugiye gushyiraho gica, sibyo? Uwa mbere muramubona, nta bintu byo kurengera cyangwa byo kwitana ba mwana, sibyo? Dufite Emi, dufite Gustave, dufite Bertrand, you know what? Mugiye kumanuka tuhereza iminota 2 yo kwitegura, sibyo? Iminota 2 yo kwitegura muyikoreshe neza kandi vuba, sibyo? Kuzira final ni batatu bagenzeho kugira ngo tubone umwe dukuramo kugira ngo atware 100,000. So Ndimano competition mufashe twakire the first performer Gustave. Amashira cyane kuri Gustave.
hereza Imana ibyo ushaka byose, umutima wawe wose, igomeza ugenda imbere ye, ikuyobore muri byose. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo nicye, umutima w'imbabazi nyinshi ntawanuwe, Yesu Kristo. Gustave. Okay. gutora umwaka udashize gusa ariko undi uratashye 24 kwa heri 25 uhawe ikase, turi mu kinyejana cya 21 aho buri wese abadebize niba utarubizi wadasase, ibitarashobotse undi mwaka katubyongere, abapfushije babo kondoriyanse nikisiremye, rest in paradise kubapfuye imburagihe, abasigaye katwubaka ibigwi siza twibuke, uyu mwaka bamwe bawusoje mu gahinda, abandi barary'ubuzima wabagendekeye neza, nanjye byari neza nubwo ntujuje imishinga, gusa ntabikaze 25 nukujya uyu munsi turaryimvajya, abandi barya zamushika kimishito yuzuye amatabre, byeri zo n'uruvange, amazi inganda zahombye, gusa bread rwayacuruje, imihanda huzuye ibyapa bati happy new year citizen. Wow, let's kill it. Amashimwe cyane kuri Rwelo. Judges, this is your time. Welo, urakoze cyane. Ndibuka the first day you came, wararirimbye, wararapye. Ijambo nakubajije ni rimwe. Who is your favorite rapper? Kendrick Lamar. Thank you. Rwelo, njye nta bintu byinshi nkuvugaho, gusa man, the sky is the limit. Yeah. Gotcha. Amashimwe cyane kuri Rwelo one more time. Man, rap ni ibindi bintu kubera ko iri gukora muri abo ngo biteye ubwoba man. Yo, tugiye kwakira iyi performance ibyo? Umuvokaliste mwamukuze muri benshi, muvuze twakire. aka gasura mfite niwe ngacesage, nayo mahoro mfite niwe nyacesage, yoyoyo no kuba ndiho byose mbicesa wege, nacyo natanze kugira ngo mbe ndiho uyu munsi. No igege sindi umuhanga wa mbere ku isi, no ariko icyo nzi neza gutunga Imana mu buzima bwawe si igihombo. Oya si igihombo, si igihombo, oya si igihombo. There is no other God like you, there is no other God like you, there is no other God like I saw you. There is no other God like you, there is no other God like you, there is no other God like I saw you. Hey. Amasianye Marie. Select, wait some more. This is the time for our judges. Uretse gatoya. Emi, Yego. umeze neza? Neze neza cyane. Icyo ndi kukubonamo nuko ushoboye guhangana, Emi. Ushoboye guhangana. Sibyo? Umuhate wawe uragaragara kandi ubuhanga ufite, ibintu bizagenda neza, sibyo? Urakoze cyane. Yeah.
Yeah. Amashyi bari hehe. My guy, yegeye kuvugisha ukuri. This guy is talented. Sibyo? Man, keep it up. Nutaratambuka today, next time nunatambuka ukomereza aho ngaho. Sibyo? Amashyi menshi kuri Emi. So, nkuko mubizi ni umunota umwe tugiye guhereza aba judges bacu. Bazana imbere. Reka manze nakire Bertrand. Amashyi ya Bertrand niyo aza hano kuri stage, ni umufinalist muri batatu ba mbere. Reka nakire Emi, ni umufinalist wundi hano muri Ndimano competition. Amashyi yanyu kuri Emi ari hehe? Reka nakire undi mu contestant wa gatatu. Gustave ari tayari, muri kwibona? Ari tayari. Amashyi yose ari kuri Gustave. So, judges, abaperformance uko mufite ni batatu hano imbere. Nimwebwe guhitamo finalist wa nyuma wa Ndimano competition. It's your time, judges. Guys, mwese turabashimiye. Muribuka ko twatangiye irushanwa turi hafi 80 gutyo 60. So rero kuba mwari mugihagaze aha ngaha ni umuhate ndetse no guhozaho impano zanyu no kuzitaho cyane. Gustave, uri umuhanga, ibyo ukora urabizi. Emi, nawe ni gutyo. Duelo, mu njyana urimo uri umuhanga cyane. Yeah. So rero arakoze muzazi, ababwiye buri wese uko ahagaze. Ndagira ngo numve na public inyuma. Ni Gustave, ni Emi, ni Welo. Judges nabafasha ho gatoya, bashaka kuvuga amazina nimumenya abari bo. Ni Gustave, ni Gustave, ni Emi, ni Emi. Man, ntabwo ni Emi, ni Welo, ni Welo. Nashaka mwabibonye public kwifata nuko nguko. Okay, barakoze. Ngira ngo niyo mpamvu ingi yitwa competition. Dutangira turi benshi tukaza tugahatana. Yo, ni ukomeza guca nago tubona umu finalist. Reka tubashe guhana kanya, tubashe kuva finalist. Umwanya no aba judges, reka duhitemo nabo badufashe guhitamo. Yes, ndagira ngo mbanza nsubize umwe mu ba rapper waje hano arabaza ngo nize criteria twagendeyeho. Tujya ku ishuri tukiga tukumva tubishoboye, mwarimu yazana ikizamini, warize neza ugatsindwa, uwo watekerezaga ko atize agatsinda. So ni competition ngiyi, hagomba kuvamo umwe utsinda kandi uwatsinze n'uwagaragaje impano cyangwa se criteria ziruta iz'abandi bagaragaje. Murakoze. Ikindi kandi ngira ngo uriya mutipe yumve, ntago muza hano kugira ngo dukine n'impano zanyu. Hano dore public muhagaze imbere, sibyo? Kino gikorwa iyo kitabaho nawe ntiyari kubona havugira yari amagambo, sibyo? So rero, ladies and gentlemen,
ndagira ngo mwese mukomere amashyi, mukomere amashyi. ndagira ngo mwese mukomere amashyi. Luwelo Yeah! Amashyi menshi cyane kuri Luwelo! murakoze cyane mbere yuko mugenda muri kumubwira akantu gatoya. Iyi ni Ndimano competition, abantu batari muzi icyo kugira ngo abantu bose babara kuri finale. Ntabwo muzi ko byatangiye gusa uciye kuri YouTube channel ya Ndimano competition. Hano niho usanga highlights z'ibintu byose byagenze kuva ku wa 60 kugeza kuri uwa mbere, murabisanga kuri Ndimano competition. Niba barabijyana barabivuga muri comment section. Barakwenda cyane Ndimano competition kugira ngo murabona ko rock nyarwanda ari ihawe ijambo kuri iri joro. I want to thank Milo, I want to thank Mr. G.O, I want to thank Pizza myself for coming. Oh my God! Rock nyarwanda witeka kuri joro. Arakoze cyane Machi Milo. Thank you for coming tonight. Genda Zikoke coming live. Ningaruka kwezi Ndimano competition. Ningaruka kwezi mwakoze mwese kwezi leo tonight. Turabakunda cyane aho tugiye murahazi. Showtime. Luwelo! They not like us! For real! Captured my mind, Rwanda, maybe. We can't find. Hello? Luwelo,